wari utangiye iki noneho nese sheri ni ngombwa ngo wiyambike nk'umukobwa buryo ugiye natabyiyambika se ko dore ubukene bunyisha amafaranga dore nabona wanyambariye ikanzu anyumvira ke ibyo nibyo ndi kwanga nge ntabwo nakamba nge nifate nambara ijipo cyangwa nambara ikanzu wazaze wubaha abantu rusatsi ase nk'ubwo abanyarwanda babaye gutako ikize ureba amasaha twavuganye uje sanga uje saa sita hari anose harubwo natinze cyane ubu watinze cyane dore amaze gucya amasaha akashana abirenze hari amafaranga sugiye kuma okay datubireke mfite diro hano cyaka ko dukina muri uyu mudugudu wacu hari umuterankunga waje muri uyu mudugudu urimo urafasha abakobwa nta kuntu twajyamo natwe twihinduye abakobwa bakaduha ibyo bintu none do ikirenzo nagiyeyo giye gucunga nsangayo bari ibikarito byinshi ariko wumve ngo ni byinshi birimo ibintu bimeze nk'amafaranga biremereye ubu ngubu ntabwo twagenda natwe tukareba ukuntu twabigenza nyine twihinduye abakobwa nyine bakaduhaho natwe arusatse shano ukajya ukabya ufite ukuntu wabicoresha se urihindura umukobwa gute upfa ko ufite ibikoresho nta cyatuma utihindura umukobwa uri kubona wakihindura umukobwa gute ariko nawe wagira ngo usigaye unywa inzoga cyangwa uwanyweye ibitabi nawe sinzi ibintu byawe uri se mbwira ukuntu izo boro zawe waziteguye numva genda bizi neza izo boro ziraye ziriye gute ngewe ibyo bintu ntabwo ushana nabijyamo kamwereke rero kamwereke ngewe mfite ukuntu ngewe nagwindura umukobwa wamindura umukobwa karabaye none ashaka no kunywa oya itone baze mubwira ushaka kungira umutinganya oya ntabwo ari iby'abatinga none se kugira ngo ubone amafaranga nye urashaka kunjyana ashaka kunjyana mu bapfumu ngo bajye kumindura oya ntabwo ari iby'abapfumu njye kwibagisha mfite boro neza narebye neza nazibonye nabibonye neza bimeze gute njye nakubwiye ngo muri iyi minsi yacu hari umuyobozi waje urimo urafasha abakobwa gusa nta muhungu n'umwe uri kujyamo none se twararaburije taha utari umukobwa surabawe umupira nyine ukuntu wabigenza kugira ngo nyine uyabone ngaho ndabikubwira wanze kubyemera ufitemo umuntu muzanye uri bugucoreshe se njyewe mfite umuntu twatira imyenda y'abakobwa anyumvira ke ibyo nibyo ndi kwanga nge ntabwo nakamba nge nifate nambara ijipo cyangwa nambara ikanzu wazaze wubaha abantu ariko se kubera amafaranga ntabwo wabikorara tekereza umuntu wabona nimyorosheje ngiye gahanga ngo nambaye ikanzu cyangwa ijipo aho uziko rubanda mwisebya amafaranga nta kintu atagukoresha ahubwo wowe nimba utemera ibyo bintu waragusa ndabizi si nk'ibihumbi nka 5 ngo ugiye kujya gukora ibihumbi nka 5 amakarito y'amafaranga ari hariya bayateretse hariya nawe uri muri ibyo ngibyo ari byo we ariko ntabwo nakigira umutima oya kubera amafaranga ahubwo itore baze mubwire hariya hari umukobwa muri iyi minsi nyine twari tubirimo urumva kandi rero afite amakanzu twagenda rero namubwira nkamubwira ko ari ahantu aringe cyangwa yamwiba kugira ngo atavuga ko ndi umutinganyi sibyo se nayamwiba urumva noneho nkaza ariko nako ni kuntu se twabigenza tutiyambitse biriya bintu utagiye igitsina gabo ngo babyemerera ariko reba wambaye biriya bintu ngo tuhinduke umukobwa ariko kubera amafaranga nicyo utakora wajya wumva byemenya ko nateguye ibintu biri buze kurya biri butume ugera hejuru okay mvuga ukuntu tugiye kubigenza umunyaro si umuzi utuye kuri cya gipangu ndamuzi muri mideni rero tugende murangira ko iyo job we yayemera nta mafaranga atajya akorera uramusana nimurangira akakaza kakemera okay turahita tugenda kuko nimurangira ku kazi ideni ryanjye ideni muri leta rishamo abantu benshi utangiye kuza muragabana ku yawe kandi amafaranga yanjye banza ariko wumve nawe arigira umukobwa nawe turabimubwira ari bubyemere uramutiza ariko ikanzu zikura henda wewe ni urabikubona okay niba utabyemera fata gutya ndigende fata gutya niba utari mu mutira fata gutya ndigende bye oya urabyemeye kubera nanjye nyakeneye cyane ariko abantu utangiye kuzanamo ntabwo bari ngombwa vuga shani mu byemeye niba utabyemeye nigende nta kibazo turumvikanye ubwo nawe uramuzana sawa tugende
rero ukuntu bigiye. Aro hari akazi nkuboneye gashyushye mana banguka ndagusobanura wahageze tunagerayo mwana. Guruka ni akazi gashyushye harimo amafaranga menshi wewe urabibona ko ari neza mani. Guruka Umva so dore nanga nababwira. Nahangaha Ni hano. uko na bino bintu bitari buze kugorana. None se ubundi wabaye tubwira ukuntu turigana amajwi yino uko ntabwo twagenda. Nose ntabwo muzi ukuntu abakobwa bavuga. Nose ukubona nabibana. Bavuga biyiga nyine nawe Ariko nabibasha. Ugatumve. Ako se urumva bintu barabiduha natwe. Apo ndikumva wowe bishoboye wewe vuga twumve. Wowe nanjye ndi mwiza. Reka nanjye nusonde ndashobora. Urabishobora ariko kwigana kajwi. Tugende ndabigeragerezamo hari imwe. Gerageza turebe. Reka shanda wambigeze. Ase wagerageje. Yego komana ubwo se uri kumva nabishoboye. Kumva ngabi. Ahubwo se Ahubwo araturusha twese ndagaza. kugira tutaza kuza kwinyuraguramo. Wewe uraba witwa ngo iki? Nje nditwa Karisa. Wewe Wowe se kutihereye kwisutaruka banda nawe. ngewe munyite mitoveni. Aha, nje ni Margarita. Mitoveni wa mitoto. Margarita. Mitoto ni by'abahungu ahubwo turakwita Cyomo. Cyomoro ntago ryambera bebe. Munyisubu. Bando harya wewe ngo tukwite Margarita. Yego ko Margarita. Nanjye zimfashe yehe. Anda ngo bitwa gute wowe? Ngewe usubu mu kunyita Akunyamara Cyomo byaba ari Okay, reka munyite Pamela. Ariko mujye muri iyi nama muvuge ngo Pamu. Fasha gute twitende. Pamu tumana. So baradukingurira. Nanjye simbizi. Genda byizeye ariko. Harya wewe witwa ngo iki? Margarita. Witwa ngo Margarita yenge ni Pamu. Nje ni Karisa. Yego kumana yanjye. Kubona abana atinze. Abana tinze koko nuko. Se turabakomeza tubategereze. Ushobora koko muri kona zamfashanya turi buzifate koko. Zirazo turazifata ntugire ikibazo. Umushinga wize Bizi neza. neza ngiye turazibona. Ahubwo ngiye ikintu ndi kwibaza aya mabere yayashizeho gute icyo kintu so wajyana aya nyayo. Ureba we. Rega ndi n'umukobwa Banyita rega. Karisa. Umuntu wazanye projet ni nawe wijyamo neza. Ko bimeze n'ubundi ni Ego komana yanjye. Ngiye nitwa Pamu. Yinshikore se nayije gutora imfashanyo. Ese namwe muri abakobwa? Yego. Wereke ikiko Umukaragari mwereke. Reba we. turashize none Atari umukobwa. Ese namwe mwaje gufata imfashanyo? Uyu nguyu ureba ukuntu ari ni baby. Ahubwo ugenda ashaka ko twibera n'ababesto. Ashaka kwibera n'ababesto. Ko wa besto. Mwe muri muje gufata imfashanyo. Ego kumwana ubwo se wakiriga uwishidikanyaho twege Kwiruka bishyigikanyaho ko arata se umeze neza wewe se waje unameze neza. Meze neza. yego ko mana. Ahubwo ndi kubona wepye nabi yego kumwana yanjye. Utuntu usa n'oya. Ese besto ko nigeze menya izina ryawe witwa ngo iki? Yitwa Sambo. Yewe ufite akazina keza. Waduhaye karibu se tukinjira ko twategereje cyane. Yego suri n'umusore mwiza. Cyane agukunda. Akazina kamwita Margarita. Cyangwa ko wamubashije akazina se wewe. What in this? Jesus. reka mbwire ntuze we reka mbwire ngenda kubwiye ngo satani ni ibiremwa by'Imana yashyizeho ibaha power ibaha imbaraga banje kubasuhuza muri aho hano nabazaniye imfashanyo hagiye harimo ibihumbi 500 hakabamo ibintu by'ingenzi by'abakobwa nyine byo kwifashisha bari mu rugo Mbamuyego harambonyemo ibikabo by'igiza abagore
Babigenze neza wabibonye ko ari nabigenzuye mbonye ari ibigabo byigize abagore. Niba haje n'abandi. Reba nyine Kigali wa mukobwa nakubwira. Ni wa mukobwa Tubimenye imyenda nabaye niyi. ntabwo ari bubimenye. Ubwo siko dusanze muhanga kandi tanizwe n'abari bose. Muri subwo ngubwo muvugishe ahita avuga ngo iki kigabo ni ikigo cyambara amakanzu. Gusa ubu ngubu biragenda Tujye turi kumwe batumvirwa ryane. Reko dutanga izi mfashanyo. Hari ibintu nagira ngo cyaka hari ibintu nagira ngo abanze ajye kugenzura. Cyaka ibyo bintu wabinkora. Yego nabikora mayo. Banza unyuremo aba bantu making sure ko ibyo dushaka gutanga biri buhabwa abantu bikwiriye. Yego. Umeze neza? yego Gahunda irakomeje rero ariko ntarajya kure. Nanyujijemo amaso mbona muri mwebwe hari abantu bashaka kuba bigize abakobwa. oya hasaro Bose baba abahungu nta muhungu wigeze uzamo hano. Nabasaba rero guhaguruka. Muhaguruka. Yabagiye hano twese tw'abahungu. kuko mana yanjye dore sheri wanjye. Sheri? ese nk'ubu wari utangiye iki noneho? Nese sheri ni ngombwa ngo wiyambike nk'umukobwa buryo ugiye Natabyiyambika se ko dore ubukene bunyisha dore amafaranga. nabona wanyambariye ikanzu. None se ko imyenda yawe nyine nta kuntu ari kubigenza ngo mbone imyenda nambara kugira ngo ngende nanjye nihindure umukobwa kugira ngo mbone amafaranga menshi. Ahubwo wowe tubiretse batanyeka tubanze turaza kubiganirira mu rugo. Ko amafaranga ari ayacu nari ubwo turabiganiriraho mu rugo. Turabiganira mu rugo. Muri mwebwe nta kigabo kirimo. Nta mugabo urimo? Byaba ari amahoro rero niba nta mugabo urimo. Gusa dusanze harimo umugabo byaba bibi. Kuko ntabwo twamwihanganira. Imfashanyo yagenewe abantu b'igitsina gore. Niba nta mugabo urimo, nimwicare muhabwe ibyo mwateganyirije. Mwakwicara gahunda igakomeza. Igihe kirageze rero cyo gufata impano buri wese nabe tayari mu byo tugiye gukora. Amafaranga azabyara andi menshi cyane. Menshi ariko. Basore, uyu muntu mumwite. Dore nakibonye nini kigabo. Yama inka data turashize none. Sibyo tubabwira. Mubarebe rwose ebana. Uyo sinakubwiye. Byari ibigabo. Nari nabibonye ko byari ibigabo. Kandi wabimbwiye. Bose bashobora kudufata mwana natwe. Bose we nugira ikibazo ariko ntabwo badufataga kandi. Komeje twigire seriye. Wowe utuza wowe tubanze turebe byari ibyo. Kakubaye yamaye. Wewe nari nakubwiye nabonye mu ibigabo bifite taye nk'iziri vide ahubwo Twara neza bajya kabisa. kujya Uri mu umuyobozi, uri umuyobozi. Reka twakira abandi, reka twakira abandi. Hamagara. Azonde, ucogoze ubugi mwete. Izi mpano no kujya muzitaho. Amafaranga akabyara ni. Genda. Amafaranga ebana azagiye. Umva niba bacika bo nabo ni abahungu. wiki izo zari we pe kuko bigendeye A few moments later. Twebwe twiyambarira gutya biriya bintu satani wari wadusitse no kuri Ibyo mwana bisobanura tugezeyo.